Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Twubaka umuryango nyarwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira kuri gahunda ya Hifoshi. Iyi akaba ari gahunda ijyanye no kwimakaza ihame ry'uburinganire. Wakwibaza ute se iyi gahunda yatangiye ryari? Ese yageze mu Rwanda gute? Reka Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Dr Diane Gashumba agira icyo dusobanurira. Iyi gahunda yatangijwe na UN Women umwaka ushize kwezi kwa gatandatu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatoranyijwe nk'umuntu mukuru w'igihugu mu bakuru b'ibihugu 10 wagaragaje imbaraga nyinshi mu kwimakaza ihame ry'uburinganire, ahigira kongera umubare w'abana b'abakobwa bakoresha ikoranabuhanga, akawunganisha n'umubare w'abahungu, kubaha amahirwe yo gukoresha ikoranabuhanga angana n'ay'abahungu. Ahigira kongera umubare w'abana b'abakobwa bagana amashuri ya TVET, amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Ahigira kandi kurandura ihohoterwa iryo ari ryo ryose mu gihugu cyacu. Ahigira ko imihigo yo kurirandura izajya mu nzego za leta ariko no mu nzego z'abikorera ku giti cyabo. Ariko iyo mihigo mu by'ukuri ntabwo yatangiranye Hifoshi mu gihugu cyacu, murabizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 1994 yahaye ubushobozi abagore n'abakobwa, yasobanukiwe ko bafite ubushobozi bumwe n'ubw'abahungu, abaha amahirwe angana. Ariko ibyo nanone akaba yarongeye kubigaragariza muri ubu bukangurambaga bwa Hifoshi. Inzego za leta ndetse n'abikorera ku giti cyabo hari aho bamaze kugera mu gushishikariza abaturage kwitabira iyi gahunda ya Hifoshi. Tumaze dukorana n'inzego z'ibanze n'abikorera, ibigo bitandukanye by'abikorera, tumanuka mu turere hirya no hino dukora ikoranabuhanga mu kumenyekanisha za serivisi zikoreshwa ukoresheje ikoranabuhanga n'izihe n'ibigo bizitanga, zikaba zihari bagasobanura serivisi gutangwa ikoresheje ikoranabuhanga. Hari no campaign specifically kuri Hifoshi. Ejo bundi nyakubahwa Minisita wacu ufatanyije na local government na Central Bank Governor na local n'inzego zitandukanye ari z'umutekano ari n'abikorera bari Rubavu barimo bakora ubukangurambaga cyane cyane gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo serivisi ziboneke. Uretse campaign hari na gahunda abakobwa bishyize hamwe yo bita Girls in ICT, abakobwa mu ikoranabuhanga batangije igikorwa cyo kujya mu mashuri cyane cyane yo mu byaro kugira ngo amenyekanishe ikoranabuhanga mu bakobwa, kugira ngo bahitemo za science, technology, mathematics na engineering noneho na design biyongeye ku buryo ubona abakobwa none bamaze gushishikarira. Ngira ngo mwabibonye tumaze kubikora ku nshuro ya 3 dufatanyije n'abakobwa mu ikoranabuhanga, ubwo n'abakobwa ba engineers mu gihugu cyacu dufite hirya no hino bari muri nta nubwo ari abantu badafite akazi, baba bafite akazi basanzwe bakora, niba engineers muri za MTN, Airtel, Tigo, bari muri za banks zitandukanye, regulators barimo hirya no hino, ariko bishyize hamwe kugira ngo bafashe bagenzi babo ku bijyanye n'ihohoterwa. N'ubu ngubu hariho campaign iri ongoing iri mu byaro hirya no hino no mu mujyi. Komite z'inama y'igihugu y'abagore zikora ibarura kureba ingo zibana zifite amakimbirane, zifite ihohoterwa, bakazibarura bakegera inzego z'ibanze aho bakorera kugira ngo ibyo bintu byitabweho. Ubwo ni nk'uburyo bufatika mu by'ukuri ni ukwegera abantu aho batuye. Ubundi buryo ubwo mvuze ibijyanye n'ihohoterwa, hari n'ibindi rero bijyanye n'iyi gahunda ya Hifoshi. Barimo barakora ibikorwa bafasha abantu cyane cyane bamaze iminsi bafatanya n'abagabo hirya no hino kwiyandikisha. Babikora rero batangiriye mu bigo by'amashuri, hari amashuri ya segonderi, hari za universite. Abenshi usanga muri komite y'inama y'igihugu y'abagore abenshi hari ubwo bari abarimu, ugasanga rero bakoresheje n'ayo mahirwe gukora ubukangurambaga aho banakorera. Iki rero ni ikintu cyafashije cyane ku kuzamura imibare
mu bijyanye no kwiyandikisha, ariko nanone ngarutse no ku nshingano nyamukuru cyangwa mandate yacu, inama y'igihugu y'abagore ni n'urwego rw'ubuvugizi, n'urwego rw'ubuvugizi, n'urwego rw'ubukangurambaga, ni n'urwego rwegeranya abantu cyangwa rukora mobilisation. Uko begera abantu rero, uko babakangurira gahunda zitandukanye, baba bafite umwanya mwiza wo gutanga amakuru no gusaba abantu ngo iyi gahunda bayigire iyabo. Cyo mvuga nuko natwe ubukangurambaga twabunyujije mu nzego z'imiyoborere n'imitegekere y'igihugu, ku buryo ari ku rwego rw'akarere, umurenge, akagari ndetse no kugera ku midugudu, bose barabimenyeshejwe, kandi nizera yuko mu basinye, abagabo basinye nabo muri izo nzego bagaragara. Ubusanzwe iyo urebye abana b'abakobwa mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, muri rusange bari ku gipimo cya 42%. Ku bijyanye n'ibyiciro by'amashuri, hari aya mashuri yigisha imyuga by'igihe gitoya, iyo twita vocational training center, usanga bari ku gipimo cya 38%. Wajya ku bijyanye n'amashuri aya ngaya ya technical schools, ari ku rwego rwa secondary schools, ugasanga bari kuri 45%. Impamvu aho ngaho bazamuka nuko harimo ya myuga abana b'abakobwa bitabira cyane kurusha abana b'abahungu. Dufate nk'urugero imyuga ijyanye n'ubudozi, imyuga ijyanye n'ibingibi byo gukora accounting, gukora ibijyanye no kubara, gucunga umutungo, ugasanga higanjemo abana b'abakobwa kurusha abana b'abahungu. Muri Rwanda National Police twashyize imbere gender promotion, cyane cyane ku bategarugori b'abapolisi. Hari na directorate bishinzwe, officer twicaranye n'ibyo ashinzwe ku munsi ku buryo buhoraho, bikaba biri mu rwego rwo kugenda muri gahunda ya leta koko yo guteza imbere abagore, bagahabwa ibituma bagira ubushobozi bukora akazi kabo kandi bakumva banifitiye icyizere cyo gukora neza. Aha rero hari intambwe imaze guterwa ko nubwo polisi tuba kwibireba abategarugori bari muri polisi, ariko ikorana n'izindi nzego, cyane cyane minisiteri ibireba ndetse na kanso, ku buryo tubona ko hari icyo byabafashije, bakorana akazi kabo icyizere. Twatekereza ko uyu muhigo rero tuzafatanya n'izindi nzego kuwesa. Dufite politike yo irengera abana yitwa ICRP, Integrated Child Rights Policy, ireba ibintu bitandukanye ariko ikagaruka ku kijyanye n'icyo twakwita gufasha umwana mu kugira uruhare mu bimukorerwa. Tugira umwanya wo kubatoza, tugira umwanya wo kubigisha. Iyo tubigisha rero tubakangurira ku bijyanye no kutavangura. Ivangura ryaba rishingiye ku bintu byose, noneho tugaruke n'ivangura rishingiye ku gitsina. Umwana agakura azi ko icyo umusaza bakora nawe yagikora. Hifoshi twe twifata nk'igisubizo, ni igisubizo ku bibazo byinshi duhura nabyo, ni igisubizo ku bibazo byinshi duhura nabyo, tubana nabyo, kandi nyamara biba imbogamizi ituma n'imirimo dukora rimwe na rimwe itagenda neza. Ngira ngo mwese muzi igihugu cyacu ko cyafataga gahunda yo gufata icyangombwa cy'umutungo ku bashakanye. Ibintu byabaye igisubizo, byabaye igisubizo ku mbogamizi umugore w'umucuruzikazi yari afite, aho yashoboraga gukenera kugira icyo akora ntabashe kukigeraho kubera yuko kubona garanto ubwabyo byari ikibazo. Ariko ubu ngubu ntibikiri ikibazo, icyo kibazo kirasa n'ikigenda kiva mu nzira. Ntekereza rero ko imbaraga twese turi gushyira muri iki kintu hari aho zizatugeza nk'abantu bari muri secteur privé.
mentorship ni ikintu twashyize imbere cyane, turayikora ku nzego ebyiri, tuyikorera ku bana b'abakobwa bakiri mu mashuri. Dufite uburyo tubashyira mu bagore ba rwiyemezamirimo bagenzi bacu, twese tukabakira, tukabana nabo igihe cy'ukwezi, igihe cy'amezi 2, umwana akaza akiga, agakurikira ibyo ukora, akareba uko wakira abakiriya, akareba uko ugurisha, akareba uko ubanye nabo, akareba bakwishyura, bagusigaye amafaranga uko bazakwishyura, mbese akiga muri make uwo mwuga ukuri mukorwa. Twagerageje rero guhura n'abagore bahagarariye abandi, tubabwira iyi gahunda ya Hifoshi, bayumva neza, ndetse dutangaho n'amahugurwa y'abazahugura abandi ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa umugore. Ayo mahugurwa rero yarakozwe, ubu mu ntara zose abagore b'abayisilamukazi barimo baraganirizwa ndetse banitabira gahunda yo gusinya. Twagerageje no kubaganiriza uburyo ki umugore yaripotinga ku bijyanye n'ihohoterwa yakorewe. Nubwo iyi gahunda yatangiye umwaka ushize, inzira iracyari ndende kugira ngo abaturage babashe kuyiyumvamo. Akaba ariyo mpamvu hafashwe izindi ngamba ziyongera ku zari zihari kugira ngo abaturage babashe kujya muri uwo murongo wa Hifoshi. Tugira amahirwe, bamwe mu banyamakuru baba ari abantu bakundwa cyane n'abantu, icyo ubwiye abantu bakakiyumvamo, ku buryo usanga urangiza ikiganiro wa wundi ujya ugukurikira akagusobanuza, wunsobanurira privately. So tuzabiririmba kugeza igihe tugera ku muhigo, nicyo twabizeye. Twumvikana ku murongo wa internet ni wa@ktradio.rw, no hanze y'u Rwanda baratwumva. Ndumva Hifoshi tuzanayikwiza not only mu Rwanda ndetse no muri diaspora. Ndumva icyo gikorwa tuzagikora, dukora ibiganiro bikunze kunyura cyane kuri radio muri buri karere. Ndumva tuzakangurira abanyamakuru bacu gukora ibiganiro cyane cyane kuri Hifoshi n'abaturage, kuko ibyo biganiro birahaba. Ndumva bizagera kure kandi twaranabitangiye, tugira umwanya munini ku bijyanye n'umuryango ndetse no kurwanya n'ihohoterwa bihuye n'izi commitment nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho. Ndumva tuzabikora kandi twaranabitangiye natwe, ntabwo ari iby'ubu, byaratangiye kera. Icyo gikorwa cy'igenamigambi ni ukujya tubikora buri mwaka, kandi buri mwaka tukazanamo n'uburyo bwo gukurikirana neza. Akaba ariyo mpamvu nagira ngo nkoreshe uyu mwanya bamenyeshe ko ubu ngubu ndetse muri minisiteri turimo gushyiraho uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gukurikirana ibibazo by'abaturage, harimo n'ibyo bibazo bibera mu miryango, aribyo twise Citizen Complaint Tracking System. Twizera yuko izadufasha kujya tumenyera igihe ibibazo biri mu muryango ndetse n'ibibazo abaturage bafite, bigazajya binatuma dutanga ibisubizo bigendeye igihe kandi bije gusubiza ikibazo kiriho muri ako kanya. Nk'uko mwabyumvise rero, abagore n'abagabo bose bafite amahirwe angana. Ni inshingano za buri munyarwanda wese kwitabira iyi gahunda ya Hifoshi, bityo bizadufasha kwimakaza ihame ry'uburinganire. Tubibutse ko uwashaka gusinya kuri iyi gahunda ya Hifoshi yasura urubuga www.hifoshi.org. Mwakoze gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi. Mwari kumwe nanjye Latifa Bantegeye. Mugire ibihe byiza. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.